iyi ni SPN TV2 turizera ko mukomeje kumererwa neza mu bice muri mu bigiye bitandukanye by'igihugu, abari mu mujyi wa Kigali, intara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba ndetse namwe muri Iburengera bwaryo. Turabasuje turizera ko mukomeje kumererwa neza cyane. Iyi ni SPN TV2 rero igarutse muri bya biganiro mumaze kumenya no gukunda muri benshi cyane. Menya nibi uyu munsi nabindi ngiye kukubwira inkuru iri kwandikwa mu binyamakuru byo hirya no hino ku isi, yaba ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Amerika, inaha muri Afurika no mu bihugu byacu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Iyo nta yindi ni inkuru iri kuvugwa iturutse muri Vatican, aho ni kwa Papa cyangwa se umwite Pope. Iyi nkuru rero iravuga kuntu Kiliziya Gatolika cyangwa se umushumba mukuru wayo yemereye cyangwa se yemeje ko ntuze gucikwa. Rero ngiye kukubwira byinshi kuri iyi nkuru maze ukomeze kubana nanjye. Ibyo tugiye kubana muri iyi minota ni Oze Blessing usanzwe, nakubwira ni don't miss. Nk'uko nabikubwiraga rero ni itangazo rivuga ngo Doctrinal Declaration opens possibility to bless couples in irregular situations. Ni itangazo rero turimo turasoma ku kinyamakuru cya Vatican News rivuga ngo imenyekanisha ry'inyigisho rifungura kwemerera amahirwe yo guha umugisha abashakanye mu bihe bidasanzwe cyangwa se muri situation iri irregular nk'uko nahoze mbikubwira hejuru. Baravuga ngo hamwe n'itangazo bita Supplicant Fiducia ryatanzwe na Dicaster ku nyigisho yo kwizera ngo ryemejwe na Papa Francisco, bizashoboka guha umugisha aba bana bahuje ibitsina ariko nta mihango iyo ari yo yose cyangwa se gutanga igitekerezo cyo gushyingirwa. Izi nyigisho ngo inyigisho zerekeye gushyingirwa ngo ntizihinduka kandi umugisha ntusobanura kwemeza ubumwe. Aya ni amakuru aturuka i Vatikani ngo iyo abantu babiri basabye umugisha nubwo ibibazo byabo nk'abashakanye bidasanzwe, bimwe nakubwiraga ngo irregular situation, ngo birashoboka ko minisitiri washyizeho cyangwa se uri muri uwo mwanya ngo yabyemera. Ngo ariko iki kimenyetso cyo kuba hafi y'ubushumba kigomba kwirinda ibintu byose bisa nkaho ari umuhango w'ubukwe. Ibi nibyo byavuzwe mu itangazo ryitwa Supplicant Fiducia ku busobanuro bw'ubushumba bw'imigisha byanditswe na Dicaster ku inyigisho y'ukwemera ndetse ngo kandi byemejwe na Papa Francisco. Inyandiko irakomeza isesengura insanganyamatsiko y'imigisha ngo itandukanya imihango na liturujia n'izindi zihita bisa n'ibimenyetso by'ubwitange bwa rubanda. Ni muri iki cyiciro cya kabiri rero ngo ubu harebwa uburyo bushoboka bwo guha ikaze ndetse n'abatabaho bakurikiza amahame y'inyigisho za Gikristo. Ngo ariko ngo basaba bicishije bugufi gusaba imigisha. Imyaka 23 ngo irashize ngo icyahoze ari ibiro byera cyangwa se Holy Office cyasohoye itangazo irya nyuma ryabaye muri Kanama mu 2000 hamwe na Dominus Jesus, inyandiko ifite akamaro kanini kuri Kiliziya Gatolika. Ibi ni Vatican News ikomeje kubitangaza. Bakomeza kandi bavuga ko Supplicant Fiducia batangirana n'intangiriro ya Perfecting Cardinal Victor Fernandez, usobanura ko itangazo rivuga ngo ubusobanuro bw'ubushumba bw'imigisha ryemerera kwaguka no gukungahaza imyumvire ya kera. Ngo ibyo kandi ngo biranyura mu bitekerezo bya teoloji ndetse ngo bikomeje no gushingira cyane ku cyerekezo cy'umushumba wabo mukuru Papa Francisco uriho.
ngo ni ibitekerezo bisobanura iterambere nyaryo rivuye mu byavuzwe ku migisha kugeza ubu, ngo kugera ku gusobanukirwa ko bishoboka guha umugisha abashakanye mu bihe bidasanzwe cyangwa se abashakanye mu buryo budasanzwe, ndetse n'abashakanye bahuje ibitsina batabanje kwemeza imiterere yabo cyangwa se ngo bahindure mu buryo ubwo ari Introduced, and as we went to shake hands, our eyes met, and everyone else disappeared. It felt like it was just you and I in the room. Your eyes captivated my attention, your smile mesmerized me, and your energy attracted me. Little did I know I had just met my future wife. If I could do it all over again, I would have saved my love solely for you. I'm truly grateful and honored to have a partner that is loyal, loving, understanding, intelligent, strong, and beautiful inside and out. Itangazo ryerekana imigisha mu isakramento ry'ubukwe kuri paragrafe ya 4 ndetse kugera kuri paragrafe ya 6 rivuga ko ari imihango ndetse n'amasengesho bitemewe. Urujijo hagati y'ibyerekana gushyingirwa ndetse n'ibivuga Francisco yabashije guteraho kashe akaba yabyemera, kuko hano baravuga ngo wirinda ikintu icyo ari cyo cyose kivuga ko ikintu kitari ubukwe cyemewe nk'ishyingirwa, ngo byongeye mu gushimangira ko dukurikije inyigisho za Gatolika za buri mwaka, ngo gusa ngo imibonano mpuzabitsina hagati y'umugabo n'umugore mu rwego rwo gushyingirwa ngo icyo gihe ifatwa nk'amategeko. Ngo igice cya kabiri kinini muri iri tangazo ngo ni kuri paragrafe ya 7 kugera kuri 30, ngo icyo gice ngo gisesengura ibisobanuro by'imigisha itandukanye abayihawe n'abantu, ibintu byo gusengeramo n'ahantu ho kuba wasengera. Kandi bakomeza bavuga ngo twibutse ko duhereye muri liturujia itajenjetse, umugisha urasabwa ko umugisha uhuza n'ubushake bw'Imana nk'uko bigaragara mu nyigisho za Kiliziya Gatolika. Reka dukomeze n'ibitangazo rya Vatican News ngo rirakomeza rigira riti iyo imigisha isabwe ku mibanire imwe n'imwe y'abantu binyuze mu muhango udasanzwe wa liturujia, itangazo rigira riti ni ngombwa ko umuntu ko umugisha uhura n'ibishushanyo by'Imana. Introduced, and as we went to shake hands, our eyes met, and everyone else disappeared. It felt like it was just you and I in the room. Your eyes captivated my attention, your smile mesmerized me, and your energy attracted me. Little did I know I had just met my future wife. If I could do it all over again, I would have saved my love solely for you. I'm truly grateful and honored to have a partner that is loyal, loving, understanding, intelligent, strong, and beautiful inside and out. Kubw'ibyo rero ngo itorero iryo ari ryo ryose cyangwa se Kiliziya Gatolika nk'uko ndi kubisoma muri Vatican News ngo ntabwo rifite imbaraga zo gutanga umugisha wa liturujia ku bashakanye mu bihe bidasanzwe cyangwa se ku bashakanye bahuje ibitsina. Ngo birakenewe kandi bakomeza bavuga rero ko nyuma yo gusesengura iyi migisha mu byanditswe byera, itangazo ritanga gusobanukirwa teolojiya byisumbuyeho ngo abashumba abasaba umugisha biyerekana bakeneye ko Imana ikiza abantu mu mibereho yabo, bagaragaza gusaba ubufasha bw'Imana, kwinginga neza ngo babeho neza ubwabo ndetse n'abantu. Ngo kandi ibyo wabisanga kuri paragrafe ya 21. Iki cyifuzo kigomba kwakirwa no guhabwa agaciro
hanze y'uburyo bwa liturujia mu gihe kibonetse mu bice by'ubwisanzure n'ubwisanzure ubwayo. Bishatse kuvuga ngo Vatican News irakomeza ivuga ngo iki cyifuzo kigomba kwakirwa ndetse no guhabwa agaciro hanze y'uburyo bwa liturujia. Mbese abantu bakaba babyumva ku bubi cyangwa se ku bwiza uretse no kuba babisoma mu bitabo nk'uko turi kubona kuri paragrafe ya 21 ngo bakabyakirana n'ubwisanzure mu bwisanzure bwabo kuri paragrafe ya 23. Introduced, and as we went to shake hands, our eyes met, and everyone else disappeared. It felt like it was just you and I in the room. Your eyes captivated my attention, your smile mesmerized me, and your energy attracted me. Little did I know I had just met my future wife. If I could do it all over again, I would have saved my love solely for you. I'm truly grateful and honored to have a partner that is loyal, loving, understanding, intelligent, strong, and beautiful inside and out. Ishobora gukorwa n'imyenda iyo ariyo yose, ibimenyetso cyangwa se amagambo abereye ubukwe. Ahangaha bakomeza babisobanura kuri paragrafe ya 39 niko Vatican News ikomeza kubisobanura. Ahangaha bishatse kuvuga ngo ibi byo gushyira imyenda iyo ari yo yose cyangwa se hakaba hakorwa ibimenyetso ibyo ari byo byose. Ngahangaha ngo guhura n'umupadiri mu isengesho ryasomwe mu itsinda cyangwa mu rugendo rutagatifu, ngo ubu buryo bw'umugisha ngo bushobora ahubwo kubona umwanya wabwo mu bindi bice nko gusura urusengero, guhura na padiri cyangwa se nk'uko nari kwikubwira ngo isengesho ryasomwe mu itsinda cyangwa se mu rugendo rutagatifu. Ibi nabyo urakomeza usoma ubisange kuri paragrafe ya 40. Mu gusoza igice cya 4 cya paragrafe ya 42 kujya kuri 45 kiributsa ko niyo umubano w'umuntu ndetse n'Imana wijimye kubera icyaha cyangwa se ibyaha ashobora kuba yarakoze, ngo ashobora guhora asaba umugisha arambura ukuboko ku Mana ndetse kandi akomeza yifuza umugisha. Ngo birashoboka ko kuba Uwiteka yakugabiza ibyiza, ngo ibyiza bishoboka mu bihe bimwe na bimwe. Ibi nabyo urabisanga kuri paragrafe ya 43 ko kubera icyaha kitashobora guhuza umuntu n'Imana. Introduced, and as we went to shake hands, our eyes met, and everyone else disappeared. It felt like it was just you and I in the room. Your eyes captivated my attention, your smile mesmerized me, and your energy attracted me. Little did I know I had just met my future wife. If I could do it all over again, I would have saved my love solely for you. I'm truly grateful and honored to have a partner that is loyal, loving, understanding, intelligent, strong, and beautiful inside and out. Mu rugo rwe i Vatikani urakenewe kuri bose ndetse no kugera kuri bose. Ayo ni amagambo cyangwa se urwandiko rwatangajwe na Vatican News, amakuru ava mu Vatikani kwa Papa bisobanura ukaba mwabikora, cyangwa se niba uri umugore ko ushaka gushyingirana n'umugore mugenzi wawe, ibyo nabyo bikaba byakorwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ntabwo ntegereza yuko byaba bitandukanye cyane nuko byaba bidahura n'ubukwe, kuko n'ubukwe muba mugiye guhabwa umugisha n'uwabiherewe ububasha ari we padiri se cyangwa pasiteri cyangwa se shehe.
yes ngaho nguko rero aya Kiliziya Gatolika aho twasomaga ikinyamakuru cya Vatican News twavuga yuko Kiliziya Gatolika cyangwa se umushumba w'Ikiliziya Gatolika Papa Francisco yaba yatanze umugisha ku bana bahuje ibitsina. Bishatse kuvuga ngo niba umugabo niba umugore ukaba ushaka kuba bahuje igitsina kuva kuri ubu Kiliziya Gatolika irabyemera, nubwo bitakorwa mu muhango umeze kimwe n'ubukwe n'umuhango w'ubukwe, ariko Kiliziya Gatolika